NZOVU. Conjuga verbe avoir. Verbe avoir au présent. Ese ndabishobora. Gerageza turebe. Je, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Amashyi vuba cyane. Ibintu hari umukobwa utabishobora. Nanjye sinabishobora. Hari umukobwa subiramo yavuze ngo iki? Imbaritiva, je vais, vous allez, vous êtes. Nago mbizi. Subiramo. Je vais, tu vas, vous allez. Shana tonte. Gusa ubugira gatatu bitwa mvuye mu kabari nasangiye na benshi aburu ntabara ariko nzovu disiwe wengwa kubitwa n'abagori yari. Reka rero mbasuhuza nanone bakunzi ba Pastor Manase kandi bo mu Raye Family TV mumeze mute murakomeye twe turaho turashima Imana ndi kumwe n'inzovu y'imirindi imfura cyane umusirimu shati nziza ari bayita ngo inzovu Mayame bayita Mayame shati niyo ku mazi ubundi none uri ubu mazi akora iyo shati rambitse ku mazi ubwo wani ngiye uyambaye ariko akenshi bayambara abantu bari ku mazi kandi kuko ubwabyo waya ni ibiti amababi y'ibiti dore ibyo biti nzovu umukobwa uramwibuka se ayo mukobwa ndamwibuka yitwa nde ngo yaje yitira abastari yitwa Misizi wicurika Miss shamba agakweto keza inkweto wayiguza ngahe se yaguze 25 kamera matwe tsinkweto y'umukobwa ariko nanjye ndayifite yaguze 25 nge ndayifite ariko ngewe iyanjye itandukanye ni iyanjye ifite akantu hano nanyakuye nagusiko nkora ikiyede akazi ko mu rugo kuri kiyede akazi nakoze warakiganye nkora ikiyede nkakora bubyizi bubyizi gute se gukora mu akazi ko mu rugo bubyizi ukora ikiyede ugakora n'akazi ko mu rugo bubyizi nkarara n'irondo n'injoro uratega irondo ry'umwuga abasarashobora cyane ko isaba kuburi serious kandi nkabande buri inturi oya nago nese serious mu ijoro biba akora akazi k'irondo serious mu ijoro biba akora akazi k'irondo akora ikiyede akazi ko mu rugo agakora akazi ko mu rugo none waba muri Kigali udakora akazi ngo bibeho ubeho gute muri make ukora akazi kose nta kamwe kavuyemo mama kuri ntibazagukubita ko wabinjiriye mu kazi n'abanyamenyo reka shaba zagukubita do wowe ufite afite state buriya ngo bafite ahantu henshi bakorera hari abakora ku isi ya 9 ako bamasangaye mu gashyekero babwiye 9 utavuze ya 7 n'iya 8 basi Michababwiye 10 na 10 akiyo si ya 9 ibahe inzovu ugenekereje nk'umuntu w'umusaza kandi bavuga ngo ni za Kimisagara ngo no wabiyo si ya 9 ubwo utaragirayo ukiri nka za Nyabugogo waburi nko yakangahe utera hariya uburi nko ku ya 6 ya 5 ya isi ya 9 ni hejuru ese mwamenyanye gute nzovu nandi naba mama Sandrine ako nzovu ufite umuko ariko uragenda bari abantu bose mwamenyanye gute abahize ba mama Sandrine ba Queen ba Nyiramenyo bari abantu mwamenyanye gute nawe nzakumenya se ahubwo sereka nkubwire nzovu reka nkwibarize sibyo barabutsa kubyiye ngo gusubira busore nyine ushaka umugore mu bantu bose uzi nyine nuwe wajyana mwajyana wowe yego ubundi ni wowe wanje turajyana muririmbire nzovu muririmbire nzovu ekanze muririmbire ni shaka rimbo keza undirimbire umukobwa n'umutoma mwiza nyine urwo ukunda niki kandi nawe urwo ngukunda niki meza tereka ngukunde nagukunze uko ndufite ni wowe ndufitiye urwumvirize ugihumeka ufite ruseke twatangiye gusinzira amazi utaramazo ni yandi tumusubiza nawe ahubwo jewe se kuririmbiye ati ngo ukunda nikimeza arakomeza ati tugifite ruseke ne tumusubiza ubundi twinjiye muri ibyo bintu mete musubiza ko kuririmbira se nashaka no tumuririmbe nyine akayabo nigeramwo I love you unitse n'indirimbo nyine nagato oya muririmbe nawe ariko kwa kwibuza umusaza ese wowe agigiza kubaza ngo ushaka yihe
arebye igukuye bari yakuririmbira nawe umurebera imukuye ni wankunze nta moni nta budi nta kinikiye ariko se ntabwo ndijyajya ariko urenjyajya amagare ngo ndege okay nzovu ngaho rero wari umurimbye ngo tugifite ruseke iyo ruseke ni iki ruseke amenyo ya ruseke amenyo ya ruseke amenyo kujya numva cyangwa imiseke nyine yayindi ibiri ahantu nko none nakurimbe ngo nkunde tukifitiye ruseke manasaba abatipe baje mu kibuga batazi byanyu bavuga ibintu bagiye ngo babyice nyuma yuko gatwiko na jita fura ibi bintu akunda kubikoresha yica ikintu akizi sura nzovu jita fura azasunika kabiri azaramba muri ibi bintu sembese iyo oya nk'umuntu w'umusaza w'umuhanuzi cyangwa umupfumu da ureba kuri bisa n'umupfumu nyine ni urugero ubona jitafi ibintu yihaye azabishobora kubera imana ntabwo mwifurije yuko icyo mwifuriza no gukora cyane bikaramba bikagira gute banza bagafashe mbere no kugira ngo izina ryanyu ritsibikane ntabwo bizakunda mwarangije kugafata uzibeze nkawe reka twapfuye yanyana n'abatujya ngo iki ugenda werekana amatako yawe se nese ko nawe nabaye umusitari neza n'ubundi se nijoro siko wambara sinumvise ko ufite akazi ka nijoro nese akazi ka nijoro ngewe nambara ko nambara imyenda y'akazi nyine wambara bote ukambara n'ibiki byose na timba urazifite ni iz'akazi iyo bavuze ngo dressing room nzovu ushatse kuvuga iki ngewe dressing room dressing yego dressing room ni iki sinjya numva bavuga ngo ari polisi bita dressing se polisi hari polisi yo mu baturage bayita dressing polisi wowe bayita ngiki ko ari icyumba dressing room ni icyumba room ni icyumba naho dressing ni ukujyamo kujya mu cyumba no kujya mu cyumba niyo bita dressing room yego neza nzovu policing na dressing buri bitandikanire ntabwo byose ntabwo ari bimwe dressing usanze ari polisi iba mu baturage naho policing ahubwo niyo polisi y'abaturage nk'iyo mu kagari buriya mu mudugudu habamo polisi ariko uvuze dressing navuze nyine dressing room n'ibigengeye room ariko ku mugani w'umukobwa room uhita wumvamo icyumba room urabona n'amaroge mu cyongereza bayita room no mu gifaransa lodge cyangwa chambre chambre cyane mu kinyarwanda chambre ni kinyarwanda umva chambre rero rurimi chambre ni igifaransa ni kinyarwanda icyumba mu cyongereza room nawe kubizi oya yenze ko room nyine ni mu cyongereza chambre ni mu gifaransa none ako kajambo kandi no mu kinyarwanda ubwo ni ikini lodge shamenye lodge yikunda ntabwo urajya muri lodge oya ntabwo ndajya nta n'umuntu wakujyanayo ntawe urakumenya oya ntabwo ari ukumenya nuko nta muntu uranjyana ariko barakuzi nyine baranze ariko nta muntu uranjyana ubwo abakuzi nyine barakumenye hari abamwigiza nzakwijyanira nzovu hanyuma se umeze ute muri mugoroba waramutse uti muri uwo mugoroba ejo nibwo nari ndi Nyamirambo muri bawuzi nari ndi kumwe n'aka twagiye gukora ariko gasore Pacifique yari yasinze ejo ngo bakoze ikiganiro kwa Gisirage umugabo Nyamabondo umugore we Yakamwana n'umugore wiwe ninjye wari wabuze baramangaye basanga telefone yanjye itariho ariko wagira ngo nagize n'amahirwe ubwo se ko abandi bari bitwaje abagore babo njye nayo kwitwaza ndi none se nuza wa mugore wawe ufite benshi ujyana mu mwe yegura wa mugore wawe ufite benshi ujyana mu mwe mwitobe nta kibazo Yvette Chérie aguhamagaye ngira ngo usuhuze nkwifuriza igitondo cyiza umukobwa waranyita ngo uri muri dushe
mbwe ko muri mu kiganiro sawa sawa reka ubundi mu kiganiro reka ndaza kukuvugisha ninkirangiza Ivete se we ninde? Fuhira iki yakubundi Nzovu. Oya nyine Ivete ninde? Wazatuzaniye Ivete mu kiganiro. Ivete sinzi ko yakwemera. Uzamubaza uti ni manase wo gushaka muzaza mwiganirira. Ndaza kubimubwira nimuvugisha ndamuga cyane niyo hakora. Nshaka Ivete, shaka Lisa, shaka Delphine. Abantu ko batatu umwe muri bo. Bakwirwa Nzovu. Bakwirwa se n'umusira bari. Nzovu uzambonera nde vuba. Kubasimbura sheri we. Nyine ndakubaza ngewe rero tubanye ntago najya mbyemera kugenda. Nzovu nyibwirira. Sinajya no mu kazi se umva n'umama. Nyine wagigenda mu kazi ariko bose wahita bakatira. Nzovu. Nabakatira. Nyibwira muri abantu bose mvuze. Abe Ivete, Alice, Delphine abantu ko ari batatu. Uzambonera mu nde vuba. Wowe uzabanza kunzanira. Delphine. Uzamubona. Namubona. Sawa. Uzamuzane tuganire. Haya niwe mujya kuresha. Ariko akaba ari umusirimu. Nagasirimu nakana kinyanza ari. Butare. Umunyabutare. Ibutare yo. Okay, Nzovu. Conjuga verbe avoir. Verbe avoir au présent. Ese ndabishobora. Gerageza turebe. Je. Tiwa. Ira. Nous avons, vous avez Erizo. Amashyi vuba cyane. Ibintu hari umukobwa utabishobora. Nanjye sinabishobora. Hari umukobwa nzi utabishobora rwose. Ibi bintu ndabirahiye. Nanjye nuko ndanakimubaza turi hano. Nanjye sinabishobora singiye kubera. Okay, subiramo yavuze ngo iki? Imbaritiva, je vais, vous allez, vous êtes. Nago mbizi. Subiramo. Je vais, tu vas, vous allez. Shana, gusa nyine nzi ko ari conjugaison nkuko wavuga ngo verb to be. Oya navuze mu Faransa verbe avoir au présent ngaho subiramo. Je vais avoir, je vais avoir. Shana gifaransa nzi pe. Okay, mu cyongereza verb to have in present. To have. Yes. I have, you have. Ashina byonzi narabyibagiwe. Ariko zabimenya. Okay, nzovu twisubiremo noneho tujye muri verbe être. Si mvuyemo se. Uvuye muri avoir, tujye muri verbe être au présent. Être se nayishobora. Gerageza ndagutangira akantu kamwe gusa ngo je suis ngaho twagiye. Je suis nous iri je suis ti tiwe iri shabya sinabishobora. Gerageza nzovu urimo. Je suis tire nous sommes vous êtes Erizo ntabwo ari Erizo ngushimire nabo. Ukivuga ijambo abantu nusomo. bakera babazi igifaransa. Oya ibi ni byacyakajyameruka. Ukivuga ijambo twashize imyaka 30. Nibyo ukubiri kukunanira se. Nesaba abantu bakera rega bari bazi igifaransa. Wowe icyarye. Yewe icyongereza n'icyo nzi. Okay, 88 mu cyongereza bavuga ngo iki? 88. Good. 88. Ibi baru bize burya. 88. Nzovu ko norokazi? Oya nge nta cyongereza nzi. 88. Okay, mu cyongereza 89 akavuga ngo iki ubwo? 89. Ku buryo uri umusirimu. 89. Cyane Christine nashaka afata nimero noneho. 89. Ndakaze. Oya uzima mbusema nasi. Aba bana urabona uyu ni umwana ukiri mutoya. Nimba afite imyaka myinshi yitwa nka 19 numva yize icyongereza. Abantu bakera bo biga igifaransa. Kandi mbivuga ngo mugenzi nkubwira ikigeni. Mugenzi nkubwira ikigeni. Ikigeni ni iki? Ikigeni? Cyo ari ikinyarwanda. Mugenzi nkubwira ikigeni. Uno mubyeyi se bashaka kuraga umwana we cyangwa yamugiraga inama. Simbizi nyine ndi kukubaza. Iyo ndirimbo ariko ni ya kera ntabwo nkubwira ikigeni.
bari itugenekereje abantu ba kera baririmbaga bazimiza sibyo bazimiza ahubwo ngiye buriya abahanzi ba kera abakiriho Imana ikomeze ibahe uburambe mboneho gusuhuza umusaza Makanyaga rwose Imana ikomeze imuheho kubaho kuko bari abahanga bashoboraga kuririmba ari abagabo gusa ariko kumva bajyanyemo n'injyana y'umukobwa kandi umukobwa atarimo ndimba Makanyaga uzi ni yihe ushobora kugerekereza kwigana ya Makanyaga hari dativa niye nayo mvuga ngo iki dativa siyeda dativa myatari dativa nagari mbereye imfura pe ntabwo ari ntabwo hari burya bagenzi yego nayo nagiye kubivuga urabona ino ndirimbo banuza baririmbye bugira gatatu mubitwa mvuye mu kabari nasangiye na benshi burumerekeza nasundi mukabona agera muri bare diswe nkashengera budira nkashengera budira nkashenga bukira bivuga amagambo uretse nzovu uretse vuga amagambo uti nagira muri bare ngaho tubwira uko avuga nagera muri bare nkashengera bukira bakanyita umusinzi ndetse rimwe na rimwe bakankubita imbwa nkagira nte aka kandi ka ntago nkazi ariko hari n'indi yaririmbye iyo ndirimbo ngiye nkashengera budira n'indwara kandi itavuye yakica bari abahungu nibo bahise bayitoranya ngo nzovura tutubwira urabona nk'iyo ndirimbo ivuga ngo yakubiswe muri bare yasengereye Makanyaga ngize kumva yisobanura ngo bari babonye ikiraka uzi ko muri kiriya gihe bari bameze nka gurupe ya mafaranga barayagabana sinzi ahantu bari babonye ikiraka babaha 500 bya kiriya gihe yari amafaranga menshi cyane bari nk'abantu bagera nko muri 10 bose barayagabana kuko bakoreraga muri gurupe ariko utwo babonye bakatugabana none umwe muri bo bamuhaye aragenda ngo ajya muri bare aranyweye arasinda aragenda agura n'abantu none bamwe baramukubita bagira gute ngo ntihagira n'umwe umuherekeza ibintu nk'ibyo bari abantu bakoraga ibintu none icyo gihe bahita bahimbamo n'indirimbo rero ngaho rimwe ngubuntu bugira gatatu bitwa mvuye mu kabari nasangiye na benshi aburu ntabara ariko nzovu disi we ngo akubitwe n'abagori yari gusa hari undi mugore wakubitse uretse Mama Queen barankubise bande se twumve da tabesh undi mugore ankubise n'indeda ariko ntawe ni kiriya kandi Mama Queen nawe biheruka kera nuko nagerageje kumukatira nako ntabwo biheruka ese wabaretse ntabwo biheruka rwose nzabareka rwose nta nyungu nta bamumbya rwose umva nzonga gusazara ndimo gusaza uzigenza umuzi ese tuvuge we ntabwo urashaka ibyo nabyo ungusabye urukundo ntiwaruma nta rugo none nyine ukicara nyine mu rugo singende se singe gukora amafaranga adutunga ukagenda nyine ariko abo bandi ukabareka nabareka disi nabareka ntabwo wabareka nzovu nazaza njyayo tabizi uriya ingeso y'umuntu ipfa ari uko nawe yapfuye ntabwo yabireka umuntu wamenyereye kugenda ntabwo wabimuvanamo ngo precision urukwavu rubyara igihe kingana iki byara nyuma y'ukwezi ukwezi kumwe nimba ari amezi 3 nyine wowe uvuga ikintu uvuga kimwe uhamyeho uhagaze ni ukwezi naho inkoko ituragira iminsi ingahe iminsi 30 nayo ni ukwezi 21 inkoko ni 21 ahubwo urukwavu numva rufata nk'amezi nka 3 gusa urukwavu mu kwezi kumwe rwaba rugize rubyaye ukwezi kumwe amenya ari 3 na 3 ndumva ari 3 ubwo ababizi naho ingurube byarameza nganzo ingurube buramenya ari 9 ingurube ishaka gufata 9 hamwe n'inka hamwe n'umuntu none kubizi ihene nzovu nameza ngahe 6 intama
intama iri kumwe n'ihene ni nka tatu nayo. ingurube ni nk'umuntu. urukwavu n'amezi atatu. urukwavu n'ukwezi kumwe nzovu. Kwezi kumwe nubona ko mvuka utanareba se. Nese wazakora koperative yo korora inkwavu. Mu mwaka zororoka kubi. Nese mu mwaka nimba ari ukwezi kumwe mu mwaka harimo amezi 12. Kandi mu mezi nk'atatu ushobora rwongeye kubangurirwa. Enda utubwe ko mu mwaka rushobora kubyaramo nk'inshuro nk'eshatu. Yego mana yanjye zanarenga kandi ushobora kubyara nk'uyu munsi tariki zingahe? Tariki 14 uyu munsi. Ugasanga rwose mu gihe cy'ukwezi kumwe rwongerwa abangurirwa. Nyamara inkwavu ushobora kuba ufite inkwavu 3 nzima zigomba kubyara zishaje, sibyo? Ugasanga mu mezi nk'atanu niho ufite ushyira n'ibiraro byazo. Nyamara zirororoka cyane. Ntitukavuge ngo imishinga yarabuze, ngo uyu ngo yarakize, ngo cyangwa imishinga yarabuze, ngo se biguriye inkwavu ukagura ingurube. Wubakiye inkwavu unda kubakira n'ingurube. Mbese uyu mushinga w'inkwavu n'ingurube ni imishinga yororoka yunguka vuba. Ngenze nko mu myaka nk'itatu niho ufite amamiliyoni. Ahubwo se izo nkwavu abantu uzikiza n'icyo kibazo. None ufate wende ibibuti 5 byazo. Buri anu ukwavu rushasha ufite inkwavu 5 zitangiranye. Ariko nazo inkwavu ngo zipfa vuba. Ngiyo hageze mu ishishi. Bisa kuzisura buri kanya nyine. Ariko ko inkwavu 5 zimiye rimwe uzagera gutyo cyo kumazira byaye uzabyara duke ni nka 7. Ariko n'ingurube buriya ngo ingurube ngiyibyaye ntishakira ibyo kurya. Itidama ngo ibyana byayo. Yaraga ibijya. Wanjye nayo wowe ntabwo. Ifite uwo mwanya sawa ko ibiri gupfapfana na idafite yigana. Nta kitaba barakibyara. Okay, nzovu tubera ku musozo w'ikiganiro rero n'icyo wabwira abakunzi b'Umurage Family TV. Icyo nabwira Umurage Family TV rwose turabakunda cyane cyane, mbone no gushimira abakora share na comment ku Murage Family TV. Rwose Imana namwe izazibaha rwose imifukanye yuzure n'ibiganza byanyu byuze nta cyo mutakoze. Ibyacu runaka garuka mwakoze. Bye bye.